muntu n'ibiki byose. So nawe rero uzambabarire uhame hamwe, uvuga uti noneho njye nagiye mu isi y'abasazi, reka nanjye mpame hamwe mpangane. Unashaka n'igitanda indera buriya rwose muri showbiz ibitanda by'abantu nka Senkani bakora showbiz indera biba bihari, baba bizi neza ko runaka nonomenya byaje guhireka twantu umutumbagize. Nawe rero uzahame hamwe cyo kuvuga ngo uzajya urira abantu gutya na gutya. Ese niba bafunga famiye zabo uzajya uzigaburira bimeze biskobisha, wajya ubimenya ko ubambisa dakurura hariya hantu ko wahabaye wanibye, uragira ngo ubone abasimbura se bagusimburayo. Wabonye ari heza cyane ku buryo wifuriza abantu kujyayo? Tubwire, rega wowe wabaye wari igisambo ubayo, tubwire rero wowe wabonye ari heza cyane. Impamvu muze ko wari igisambo uko wabayeyo nyine cyaguhamye. So tubwire wabonye ari sawa cyane ku buryo wajya wifuriza abantu kujyayo. Niba warasanze ari sawa cyane rwose uzatubwire. Ni ikibazo nkwibarije kandi mwabantu mwe mujye mumbabarira mubimubaze mu makomantere n'ahantu abari akora ibyo biganiro bye n'ibiki byose. Wabonye ari sawa, uzabanza ugenda ufata SKFM basa mu Karenzi bantuza abo ngabo abo bahungu bose bakora kuri SK birirwa baharabika, aba generali birirwa baharabika umuntu wari wese babonye utabahaye akantu uzabanze nabo uwafuge. Ubundi noneho ubone gutangira kuza gufata abantu nk'abamagashi bafitiye igihugu akamaro, ubone gutangira kuza kubatondagira. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twese gacu ni twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gukiranza ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Muribuka yuko mu minsi itambutse nibwo uwitwa Jessica cyangwa Kasukwa Mipango nibwo yaje akabwira itangazamakuru, abantu bamukunda, abantu bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga yuko iwe yatewe n'abagabo batatu bashaka kumugira nabi kugira ngo bamuvutse ubuzima, bamukubite, bamwice bitewe nuko we yiyemeje kurwanya abarwanya igihugu, yiyemeje kurwanya abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero uwitwa Jessica aho yibereye mu gihugu cya Mongolia, ubwo ni muri Amerika, nibwo yakoze ikiganiro kabisa avuga imva n'imvano y'ukuntu yafunguriye abantu asikarano bamwohereje ibintu bikarangira bamukubise, bamugiriye nabi, hanyuma bakamukubita cyane ariko nyine nk'umuntu wafashe umwitozo akirwanaho. Rero uwitwa Jessica niyo nkuru twarayikoze, mujye kuri YouTube channel yacu muyirebe, murebe ukuntu Kasuku yabisobanuriye itangazamakuru ndetse n'ibinyamakuru hano iwacu mu Rwanda byagiye bigaruka kuri iyo nkuru ya Jessica cyangwa ya Kasuku wa Mipango. Rero icyo tuje kuvugaho ni iki rero, uwitwa Jessica nibwo yavuze iyo nkuru, noneho aba YouTuber, aba blogger, aba TikToker, abanyamakuru, urumva nyine ni inkuru yo kumva icyamamare cyakubiswe, abantu benshi bagenda bayivugaho bitandukanye. Rero mu kiganiro kuri mama urwa Gasabo Scovia ndetse nabo bakorana, nibwo bagarutse kuri iyo nkuru ya Kasuku, ariko ngo bagenda ngo batambikamo utuntu tutari twiza, ngo Jessica ngo bamukubise ariko ngo bikomere n'ibyagaragaye byatumye uwitwa Kasuku nawe yongera kwibasira uwitwa Scovia, yongera kumuvugaho amagambo menshi agiye aremereye. Rero ndaza kubihuza n'inkuru ya Bosco Empire nawe
wavuze nabi uwitwa Magashi ndetse na Scovia wavuze ngo Magashi akaba yafungwa, ibyo ngibyo nyine ngo uwitwa Magashi kandi akaba ari inshuti y'uwitwa Jeskizzo wa Mipanga. Impamvu mise nzanamo Magashi, ndaza ngiye kubumvisha amajwi ya Jeskizzo wa Mipanga ubwo yavuga ko abantu batigize bavuga ko bavuze yuko ati nta bikomere twabonye, ndetse nze no kubihuza no kuri Bosco Empire na Scovia bavuze kuri Magashi, kandi twa Magashi nawe ari umupatriot, ari umuntu urwanya interahamwe, ari umuntu urwanya abarwanya igihugu, ari umuntu urwanya nyine abasebya u Rwanda. Rero Jeskizzo nyine nibwo yaje kubanyomoza avuga yuko witwa Magashi ari inshuti ye baziranye, ariko udakwiye kumutera inshuti igomba nayo kugutereka kubwira. Rero muraza kubyumva nyine, urumva ni inkuru ebyiri mise mvanga kwako mu buryo Jeskizzo bisobanuraga yagendaga bivangavanga, kandi kubigira nyine ngo mfate part 1 part 2 byangora cyane. Rero mpamvu ushaka kuza kubyumvisha hamwe mukabyumva. Jeskizzo avuga kuri Bosco Empire n'ibyo yagiye amukorera byose, ariko akaba adashima, yari umuntu yasuye iwabo i Muhanga ariko akaba atabyumva. Rero nze kubihuza na Scovia gutyo muri buno buryo, kubera yuko ibyabo byatangiye gucyucyurana ku mbuga nkoranyambaga. Rero Jeskizzo wa Mipanga uko agenda abisobanuramo, rero muraza kubyihanganira, ni inkuru ebyiri zitandukanye ariko zose zishingiye ku kintu kimwe. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda, reka dukomeze tubyumve muri buno buryo, yaba Jeskizzo avuga kuri Scovia ndetse avuga no kuri Bosco Empire. Zimeze ukuntu n'ibiki byose, so nawe rero uzambabarire uhame hamwe, uvuga uti noneho nge nagiye mu isi y'abasazi, reka nanjye mpame hamwe mpangane. Unashaka n'igitanda indera buriya rwose muri showbiz ibitanda by'abantu nka Senkani bakora showbiz, indera biba bihari, baba bizi neza ko runaka nonomenya byaje guhereka tumutumbagize. Nawe rero uzahame hamwe cyo kuvuga ngo uzajya urira abantu gutya na gutya, ese niba bafunga famiye zabo uzajya uzigaburira? Bimeze Scovia, wajya ubimenya ko ubambisa adakurura. Hariya hantu ko wahabaye wanibye, uragira ngo ubone abasimbura se bagusimburayo? Wabonye ari heza cyane ku buryo wifuriza abantu kujyayo? Tubwire, rega wowe wabaye wari igisambo ubayo, tubwire rero wowe wabonye ari heza cyane. Impamvu muze ko wari igisambo uko wabayeyo nyine cyaguhamye, so tubwire wabonye ari sawa cyane ku buryo wajya wifuriza abantu kujyayo? Niba warasanze ari sawa cyane rwose uzatubwire. Ni ikibazo nkwibarije, kandi mwabantu mwe mujye mumbabarira mubimubaze mu makomantere n'ahantu abari akora ibyo biganiro bye n'ibiki byose. Wabonye ari sawa? Uzabanza ugenda ufata SKFM ba Sam Karenzi bantuza abo ngabo abo bahungu bose bakora kuri SK birirwa baharabika, aba generali birirwa baharabika umuntu wari wese babonye utabahaye akantu, uzabanze nabo ubafuge. Ubundi noneho ubone gutangira kuza gufata abantu nk'aba Magashi bafitiye igihugu akamaro, ubone gutangira kuza kubatondagira.